السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Shuti bakunzi b'Islam, bavandimwe bakundi bacu, mbere ya byose turabanza gushimira Allah subhanahu wa ta'ala kubw'inema zihambaye cyane Allah subhanahu wa ta'ala akomeje kuduhundagazaho, ndetse no kwifuriza amahoro n'imigisha umwarimu wacu, umukunzi wacu, umuyobozi wacu, intumwa yacu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, n'abiwe n'abasangirangendo be n'abamukurikiye ndetse n'abazakomeza kubakurikira mu byiza kugeza ku munsi w'imperuka, dusaba yuko Allah subhanahu wa ta'ala natwe yadushyira muri abo ngabo, Allahumma amin. Bityo bavandimwe, ishimwe rihambaye cyane rya Allah subhanahu wa ta'ala, Allah we wongeye kudutiza ubushobozi n'imbaraga zo kugera mu kwezi kwa Ramadhani. Kwezi Allah subhanahu wa ta'ala yavuze yuko faman shahida minkum ash-shahra falyasum, ukwezi kwa Ramadhani uwo kuzasanga ari muzima atarwaye atitabye Imana, uwo ngo Allah ati azasibe. Bityo bavandimwe, ni inema ihambaye cyane kubera ko hari benshi bagiye batuvamo Allah subhanahu wa ta'ala atigeze abagenera ko basiba ku kwezi kwa Ramadhani, ariko twebwe Allah subhanahu wa ta'ala yatugeneye ko twasiba ku kwezi. Ni kuri twebwe kushimira Allah subhanahu wa ta'ala. Bityo bavandimwe, nagira ngo twibukiranyeho gatoya ku bintu bibiri. Ibi bintu bibiri insha Allah tuze gukuramo ifaida ku bushobozi bw'Imana. Nibyo koko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam yategetswe we na umma we, aho Allah subhanahu wa ta'ala yamubwiye muri Qur'ani, ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Allah yaramubwiye ati, ya ayyuhalladhina amanu, yemwe abemeye, kutiba alaykumus siyamu, mwategetswe gusiba, kama kutiba ala alladhina min qablikum, nkuko byategetswe babandi bababanjirije, la'allakum tattaqun, intego nta yindi uretse kugira ngo mugire gute, murusheho gutinya Allah subhanahu wa ta'ala. Bityo bavandimwe, ndagira ngo twibukiranye kuri uyu munsi ku bintu bitatu. Ibyo bintu bitatu ni bimwe mu bintu by'ingenzi cyane ku Muislamu uhatanira kuzajya mu ijuru rya Allah subhanahu wa ta'ala. Aramutse ibyo bintu bitatu aramutse abyitwararitse cyangwa se akagendana nabyo, ni kimwe mu bintu Allah subhanahu wa ta'ala yavuze yuko Allah azamuhembera umuntu uzarangwa n'ibyo bintu bitatu, azamuhemba ibihembo bitagira ingano. Turabizi neza Allah subhanahu wa ta'ala yatubwiye ko man jaa bil hasana falahu 10 amthaliha, uzakora igikorwa kimwe cyiza Allah subhanahu wa ta'ala azamuhembera inshuro 10. Ariko ibi bikorwa bitatu ni bimwe mu bintu Allah subhanahu wa ta'ala azahembera umuntu bighayri hisabe, ni ibihembo bitagira ingano. Bityo bavandimwe, murumva ko ibi ni ibintu by'ingenzi cyane umuntu agomba kugerageza kwitwararika, kuko nimba uzi ko wakoze igikorwa kimwe ukaba uzi ko Allah subhanahu wa ta'ala azagukubira inshuro 10, ukaba uzi neza ko hari ibikorwa bitatu ushobora kuba wakora, akaba nta wundi muntu uzi ibihembo byabyo ukaba utazi ingano yabyo, ibyo bintu bavandimwe ni ibintu byo kwirukira umuntu akagerageza kuba yabishyira mu bikorwa. Insha Allah niturangiza ibyo ngibyo turaza kureba impamvu ebyiri cyangwa se impamvu eshatu. Impamvu nyinshi cyane zirahari. Hari abantu usanga muri ukwezi kwa Ramadhani, turabizi ko ari ukwezi kwe Allah subhanahu wa ta'ala yamana ibyiza byinshi, ariko ni ukwezi Allah subhanahu wa ta'ala ubwo yavugaga ibijyanye n'ukwezi kwa Ramadhani, hari izindi aya yacengeje hagati y'ukwezi
kwa Ramadhani. Izo aya nazo turaza kureba insha Allah. Icyo cyakabiri turi buganiraho ni ikijyanye n'ubusabe cyangwa se dua. Kubera ko bavandimwe turabizi neza ko Allah subhanahu wa ta'ala yatubwiye yuko ud'uni astajib lakum, ni musabe mbaho ibyo mushaka, ibyo musaba. Ariko hari abantu bavuga bati ngewe nahoze nsaba Allah kuva kera ikintu ariko sindagihabwa. Yani turaza kureba impamvu, nizihe mpamvu umuntu ashobora kuba yasaba ubusabwe bwe ntibwakirwe cyangwa se ntibusubizwe vuba, mu gihe abandi basaba idua zabo zigahita zigenda ariko we agahora asaba ibintu ntabihabwe. So turaza kureba impamvu eshatu gusa zonyine uyu munsi, izindi tuzazireba ubutaha insha Allah kugira ngo dukoreshe igihe cyacu neza. Bavandimwe, kimwe mu bintu bitatu Allah subhanahu wa ta'ala, duhere ku cyambere, Allah subhanahu wa ta'ala yavuze yuko yageneye ibihembo bitagira ingano uzarangwa nabyo. Icyambere bavandimwe ni as-sabr, kugira subira. Kugira subira bavandimwe ni kimwe mu bintu bihambaye cyane bigomba kuranga umwemeramana. Nibyo kuko Allah yatubwiye mu Qur'an, yaratubwiye ngo wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i. Allah ati tuzabagerageza mu bintu bigiye bitandukanye, tuzabageragesha ubwoba, inzara, kugabanuka kw'imitungo, tuzabageragesha gupfa kw'abantu banyu. Ariko Allah akavuga ati wabashiris sabirin. Ariko ibyo byose nubwo bizaba ari ibibazo, bizaba ari ibigeragezo bigiye bitandukanye biturutseho, Allah ati wabashiris sabirin. Ewe Muhammad, ha inkuru nziza babandi bazarangwa no kwihangana. Babandi bazarangwa no kwihangana, babandi bazagerwaho n'ibyago, bazagerwaho no kugabanuka kw'imitungo, bazagerwaho n'inzara, bakagerwaho n'ubwoba. Ariko Allah ati wabashiris sabirin, baha inkuru nziza ibategereje imbere hariya. Nibarangwa no kwihangana bamenye ko bafite ubaha inkuru nziza. Muzid aya Allah subhanahu wa ta'ala muri suratul Nahl, Allah yaravuze ngo innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Mu by'ukuri babandi bazarangwa no kwihangana, Allah ati tuzabahemba bighayri hisab, ni ibihembo bitagira ingano. Iyi niyo aya igaragaza abavandimwe yuko kimwe mu bintu bitatu kizatuma umuntu abona ibihembo bitagira ingano harimo no kwihangana cyangwa se subira. Bityo bavandimwe, mu bintu byinshi Allah subhanahu wa ta'ala tugerageza nabyo, tujye tugerageza kugira ukwihangana, kubera ko kwihangana ni kimwe mu bintu Allah subhanahu wa ta'ala yageneye ibihembo bitagira ingano. Ndetse Allah subhanahu wa ta'ala yatweretse ingero zimwe mu ntumwa ze zatubanjirije zaranzwe no kwihangana. Allah yaziteje ibibazo bigiye bitandukanye, hari zahuye n'uburwayi, hari zahuye n'ubukene, hari zahuye no gupfirwa n'abana n'imitungo yose igashira. Ariko Allah subhanahu wa ta'ala yajya zitaka, avuga yuko abagaragu bacu twasanze ari abagaragu bihangana. Bityo bavandimwe, ni kuri twebwe kugerageza kwihangana kugeza ubwo Allah subhanahu wa ta'ala yavuze yuko umuntu nagukorera ikintu kibi, Allah atanga uburenganzira akavuga ati fa'aqabitum bimithli ma uqibtum bih, muzajya mwihorera bingana n'ibyo mwakorewe. Allah atanze uburenganzira. Fa in aqabitum, nimujya mukorerwa ikintu kibi, fa'aqabu, mujye mwihorera bimithli ma aqabitum bih, bingana n'ibyo mwakorewe. Ariko Allah akavuga ati, agasoza agira ati nimuramuka mwihanganye wala in sabartum fahuwa khairul lakum. Ariko nuramuka ukorewe ikintu kibi ukaba ufite ubushobozi bwo kuba wakwihorera ku muntu, ariko Allah akavuga ati wala in sabartum, ariko wowe wakorewe ikibi nuramuka wihanganye, Allah ati fahuwa khairul lakum, ibyo nibyo byiza kuri mwebwe.
hano bavandimwe Allah subhanahu wa ta'ala icyo dushakira hano adushakira kuba twabona bya bihembo twavuze. Yatubwiye ko innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, mu by'ukuri wa wundi uzihangana Allah subhanahu wa ta'ala azamuhemba ibihembo bitagira ingano. Ndetse bavandimwe turangwa no kwihangana mu buzima bwacu. Bimwe mu byo Allah subhanahu wa ta'ala tugezaho turangwa no kwihangana, kubera yuko Allah subhanahu wa ta'ala amaze kutwereka yuko bimwe mu bintu yageneye abantu harimo no kwihangana. Allah azabagenera ibihembo bitagira ingano. Hanyuma icya kabiri bavandimwe, kimwe mu bintu Allah subhanahu wa ta'ala azahembera nanone abantu kitagira ingano, ibihembo byacyo bitafite ingano, no kubabarira. No kubabarira bavandimwe, Allah subhanahu wa ta'ala yageneye ku muntu uzabarira mugenzi we mu gihe mugenzi we yamukoshereje, mu gihe mugenzi we yamukoreye ikintu kitamushimishije, ariko Allah subhanahu wa ta'ala yageneye yuko uzababarira mugenzi we nta kintu amuciye, nta n'ikindi kintu agamije, akamubabarira ku buntu gusa. Allah subhanahu wa ta'ala nawe azamuhemba ibihembo bitagira ingano. Ahangaha tubona urugero nko ku ntumwa y'Imana Yusuf. Amateka y'intumwa y'Imana Yusuf turayazi twese. Allah subhanahu wa ta'ala yamugerageje ku bavandimwe bavukana, bamugiriye ishyari, baramwanga, barangije bashaka no kumwica, ariko Allah subhanahu wa ta'ala yaje kumurokora. Amateka yabaye maremare kugeza ubwo haje gutera inzara, abavandimwe bajya gushaka ibyo kurya, basanga ahantu bajye kwishakira Yusuf niwe uyoboye gahunda yo gutanga ibyo kurya. Ariko abavandimwe Yusuf yarabamenye bo ntibamumenya, ariko ntago uwo wari umwanya mwiza kuba Yusuf yavuga ati abavandimwe bagiye ibyo bankoreye nanjye kanze mbishyure, cyangwa se nanjye ubu ngubu ndayoboye nanjye kanze mbakora ibintu bibi. Yusuf nta kindi yakoze, yaravuga ati bavandimwe, shayitani niwe waduteranyije, shayitani yashatse kudushyira hagati yacu ubwanzi, ariko muri abavandimwe banjye yababariye ku buntu, ababarira nta kintu kimwe abaciye, kandi yari afite ubushobozi bwo kuba yagira gute yabakora icyo ashatse. Bityo bavandimwe, umuntu ubabarira, umwe mu bantu bababarira bagenzi babo for free, nta kindi kintu agamije, nta kindi kintu agendeyeho, bavandimwe ni kimwe mu bintu Allah subhanahu wa ta'ala yageneye abantu bababarira bagenzi babo. Allah yabageneye ibihembo bighairi hisab, bitagira ingano, ibihembo byinshi cyane tutazi ingano yabyo, tutazi uko bingana. Bityo bavandimwe tujye turangwa no kwihangana imitima yacu, cyangwa se no kubabarira bagenzi bacu, kubera ko ni kimwe mu bintu Allah subhanahu wa ta'ala azahembera abantu ibihembo bitagira ingano. Icya gatatu bavandimwe, ari nacyo navuga nkacyo turimo muri iyi minsi, ni as-sawm, no gusiba. As-sawm bavandimwe, nkuko twatangiye tuvuga ko Allah subhanahu wa ta'ala yategetse abayisilamu cyangwa se abemera Imana gusiba. Muri hadith al-Qudsi Allah subhanahu wa ta'ala ubwe yaravuze ngo kullu amal ibn adam lahu. Allah yaragize ati ibikorwa byose mwene Adamu akora arabyikorera. Gusari ararisarira, gutanga zaka ni wowe kwiteganyiza, ibikorwa byose arabyikorera. Kullu amal ibn adam lahu, ibikorwa byose mwene Adamu akora ni ibye. Ariko Allah akasoza agira ati illa as-sawmu lahu li, uretse gusa igisibo cyo ni icyanjye, wa ana ajize biha, ni nanjye uzi igihembo nzagenera ba bandi baranzwe no gusiba. Subhanallah. Allah aratubwira ati ibikorwa byose dukora twebwe bene Adamu byiza turabyikorera, ariko Allah aravuze ati illa as-sawmu lahu li, uretse gusa igihembo usibye uretse gusa isawmu cyangwa se gusiba byo ni ibyanjye Allah subhanahu wa ta'ala. Allah karenzaho andi magambo ati wa ana ajizi biha, ni nanjye uzi ibihembo nzagenera ba bandi basibye by'ukuri. Bityo bavandimwe, ntuzibeshye ko gusiba nuramo gusibye uzabona ibihembo 10 cyangwa se 700, nkuko tubizi ko Allah akubira abantu ibihembo biko n'ibikorwa byiza bakoze.
ariko bavandimwe tumenye yuko isawmu cyangwa se gusiba ni kimwe mu bintu Allah subhanahu wa ta'ala ibihembo byabyo nta wundi muntu bizi uretse Allah subhanahu wa ta'ala azagenera abantu. Kandi bavandimwe iyi sawmu ni kimwe mu bintu Allah subhanahu wa ta'ala ashyizeho bisaba kwihangana cyane, kubera ko bavandimwe gusiba ukareka ibyo kurya byawe, ukareka ibyo kunywa byawe, ukareka kubona nawe ugashakanye ku manywa kwezi kwa Ramadhani ni kimwe, kandi ubifite ubibona imbere yawe bavandimwe, ibi nibyo bigaragaza ko waciye bugufi imbere Allah subhanahu wa ta'ala, ibyo bigaragaza ko Allah wamwubashye, ukemera ko Allah ategeka kandi wowe ukaba uri umugaragu ugashyira mu bikorwa. Bavandimwe rero ibi ni kimwe mu bintu Allah subhanahu wa ta'ala yageneye abazabikora ibihembo bitagira ingano. Bityo turangwa n'ibi bintu bitatu. Icya mbere twavuze ko ari as-sabr, kwihangana. Icya kabiri tuvuga ko ari ukubabarira bagenzi bacu, kubabarira mugenzi wa mugihe agukoshereje. Naho icya nyuma twabonye ko ari as-sawm, aho Allah yatubwiye yuko ibikorwa byose mwene Adamu akora arabyikorera uretse igisibo cyonyine ni icya Allah subhanahu wa ta'ala, kandi Allah niwe uzagihembera, niwe uzagena ibihembo by'igisibo.